Uhaye ikaze yitwa Kigali Detox. Uyu mwanya ngiye kukwereka uko muri studio byari bimeze ubwo baririmbaga indirimbo iri gukundwa cyane ku buryo budasanzwe itaka igihugu cyacu cy'u Rwanda yitwa Urare. Akaba ari indirimbo rero y'uwitwa Titi Brown, akaba yarabashije gushyirira hamwe abahanzi bagiye batandukanye ndetse bakaza gutanga uyu musaruro. Dore ko ari indirimbo ikomeje kugarukwaho na benshi, ikura amarangamutima y'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bakunda igihugu cyacu. So reka mbanze nkumvishe mbere yuko mvuga byinshi, ndetse nkumvishe uko byari bimeze, nkwereke uko muri studio byari bimeze ubwo barikodingaga iyi ndirimbo. Akaba rero yari vibe navuga ngo idasanzwe. 5 6 7 go. Saba imanirara Minurare 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 Mvugira ngo u Rwanda, mvugira ngo u Rwanda, mvugira ngo u Rwanda. Iyo ngiyo rero akaba ari chorus, ndetse urumva uburyo ki nyine byari bimeze, uri kubona ko yari vibe, byari vibe. Witwa Diestora, witwa Neo Bosco, ujya unakunda kwiyita Music Machine, ndetse uwo muhungu w'umuhanga witwa Amy Vox nawe yari hafi aho ngaho mu banditse iyi ndirimbo. Uri kubona ko rero bose ari abahanga, ndetse uwitwa Kenny Mirasano nawe yari ahari. Akaba ari umusore rero navuga ngo ufite inganzo idasanzwe, ndetse unazi kwandika indirimbo cyane, by'umwihariko izijyanye na hip hop. Akaba rero yarabifatiye amasomo hariya ku Nyundo. Akaba ari umuhungu w'umuhanga. So rero nkumvishe verse ya mbere uburyo ki byari bimeze, naho nkwereke uburyo ki muri studio session naho byari bimeze. Iyi ngiyi yari verse ya kabiri. Nakurana nagusanga ngobundi duhetse urabikwiye, ibyo mvuga nabyo ndeba wandeze nk'intore nanjye nzakurinda, ndikumva imirindi insinzi we, urayumva cyane impande n'impande we, nyemera nkubwire urukundo ngukunda we, uraberwa cyane birandeka nkashaya. Uri kubona ko rero byari birenze. Ni indirimbo wumva ukumva amagambo ukumva injyana byose biri perfect kabisa. Nta kintu hano navuga ngo twashinja Titi Brown, by'umwihariko kuba yarayishoyemo ibiceri, ndetse ikaba ari indirimbo iryoshye cyane. Abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho, bagaruka ku bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko niyo urebye video yayo ubona ko yakusanyirije hamwe abantu b'abastari bose bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo navuga ko yaramugoye pe, kubigaragara byo yaramugoye, kubera ko yabashije guhuriza hamwe abastari, kugenda akamusaba umwanya, kubera ko abastari burya ni bamwe mu bantu bagira akazi kenshi. Kujya kumusaba umwanya ati mbabarira rwose umfashe dukore iki kintu, urumva ni ibintu bitari byoroshye. So rero uwitwa Titi Brown yabashije kubikora, by'umwihariko ahuriza hamwe abo bastari, ndetse babasha kuba barikodinga iyo ndirimbo, ndetse babasha kuba banafata amashusho yayo mu buryo navuga ngo butari bworoshye, yaba mu buryo bw'amafaranga. Titi Brown yavuze ko yishyuyemo miliyoni ze 6, ndetse ashyiraho n'impano. Urumva ko rero ni indirimbo yatwaye amafaranga atari makeya. Ni indirimbo yamugoye mu buryo budasanzwe, kugira ngo byibuza nabashe kuvuga ngo u Rwanda narwitura iki ku byo rwankoreye. Kuba turi mu gihugu gifite umutekano umeze gutyo, urumva ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu navuga ngo buri wese bakwiye gushimira, by'umwihariko. So tugiye kuri verse ya kabiri, reka nze nkumvishe nayo uko byari bimeze. Abakuvuga nabi barubaka ku musenyi, abakukunda natwe ntibagusenya tureba, vuga ikinde k'ikizi ko numva bindenze, ugatunga we intore zirusha intambwe, aho urugamba ruhinanye uba wahasesekaye, intsinzi wayiserukanye, intore twataramye, aho urugamba ruhinanye uba wahasesekaye, intsinzi wayiserukanye, turatera nidutema.
urumva ko nyine message irimo ni message idasanzwe, ni message iri gutaka igihugu cy'u Rwanda, ivuga iti u Rwanda rwose ati ngwino urare n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko bigaruka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, bavuga berekana ku igihugu cyacu cy'u Rwanda ari cyiza, ndetse na video yayo ubona ko rwose irimo kwerekana ibyiza nyaburanga byacu by'igihugu cyacu, ndetse bigaragaza yuko rwose hari abasore bari inyuma y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse biteguye kuba banagipfira. So nkumvishe kuri Kenny Mirasano nawe vuga ibigwi banza kuri ingofero igihugu ku mutima no mu mitero, umwana w'umunyarwanda afite imumbero kido byakomeza usukurize mu nyengero, amasa guhera rw'imisozi impumbi na ishema ry'iyametse badigendana naho utina naha amahanga arahanga sinjye bivuze ndarengana. uyu musore ngo ni Kenny Mirasano atanga message idasanzwe, nimba utarayumva ugende kabisa wongere uyumve uyisubiremo witonze wumve iyi ndirimbo. Ni indirimbo idasanzwe, indirimbo idasanzwe ndabibonye ndavuga ni reka nze ambigeze ku bakunzi bacu bareba ukuntu byari byifashe muri studio session. N'ibintu bitari bisanzwe, n'ibintu bitari bisanzwe ndetse na vibe urabona ko ziba ziri hejuru. Abenshi bagiye bibaza bati se ko turi kubona video, turi kubona ibintu byose ari byiza, muri studio ubundi byari bimeze gute? Ngira ngo ubonye ukuntu byari bimeze, turi kubona umuntu bita Niyo Bosco yari ahari, Kenny Mirasano yari ahari, uwitwa Disidore yari ahari, uwitwa uriya Emivox nawe ni umusore w'umuhanga navuga ngo udasanzwe. Uri kubona ko rwose byari biryoshye, n'ibintu navuga ngo bitari bisanzwe, ndetse navuga ko ari ibintu bari bashyizeho umutima wabo wose kugira ngo iyi ndirimbo ize kuba yaryoha, baze gufasha uwitwa Titi Brown kugeza kino gihangano ku banyarwanda bose muri rusange. Nta bindi bintu rero nendaga kuba nagarukaho kwari kukwereka kano kantu, kuko nta kantu ndi kubona abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bagaragaza uburyo ki Titi Brown yakoze ikintu kidasanzwe by'umwihariko ndetse banamushimira. Gusa ntabwo birangiriye aha, kubera ko na Minisitiri w'Urubyiruko yabigarutseho avuga yuko Titi Brown ndetse n'uwitwa Kagara bari kugenda bakora ibidasanzwe ndetse bagerageza kwerekana ishusho y'u Rwanda mu bundi buryo, bagaragaza buryo ki u Rwanda rudasanzwe ndetse ari igihugu buri wese akwiye kuba yakitangira. Dore ko uyu Kagara nawe akomeje kugenda azamura ibendera ry'u Rwanda hirya no hino by'umwihariko ku isi yose, kubera ko umuntu bari kumwe Ashton Hall ntabwo asanzwe, kubera ko afite audience idasanzwe, audience ndende ku ruhando mpuzamahanga ku isi yose muri rusange. Rero kuba yavuga igihugu cy'u Rwanda akavuga yuko ari hakomoka ndetse anavuga yuko u Rwanda ari igihugu kidasanzwe, ni ibintu abantu benshi baba bakwiye kuba bamushimira, kubera ko ni ibintu bidasanzwe. Ndetse Titi Brown iyi ndirimbo ye ni indirimbo irimo ubutumwa budasanzwe buri muntu wese yagira amatsiko yo kumva, ndetse indirimbo yongera gushishikariza urubyiruko kuba bakorera igihugu cyabo, ndetse banagaragariza abatemera ko igihugu cy'u Rwanda kiri ku rundi rwego, ndetse bima amatwi abo ngabo bagenda baruvuga nabi. So mukomeze no mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Talks, mukomeze mudukurikire ndetse munakande subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro murushaho no kuba mwaduteza imbere. Murakoze cyane.